uko umubumbyi abumba ikibindi ni nako Imana yabasha kubumba umutima wawe wamaze kumeneka. Nyemerera wongere ugarukira Imana, hanyuma twamara kubisobanukirwa tukabasha kuzabisobanurira n'abandi. Reka dusome rero n'ubundi tudatinze mu Baroma igice cyaho cya mbere ku murongo wa 24 na 25. Igitabo cy'Abaroma ibice cya mbere umurongo wa 24 na 25. Reka dusome naho dusobanukirwe icyo hashatse kutubwira ku bijyanye no kwihana no gukizwa n'agakiza. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 25 24-25. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cyaho cya mbere ku murongo wa 24. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bonona imibiri yabo, kuko baguranye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema iri ariyo ishimwa iteka ryose. Amena. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nanone turongeye tubonye iki Imana dushakaho. Umutwe w'amagambo wahangaha dusomye mu Baroma mu gice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 24. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Hari igihe abantu bamwe tujya twibwira ko tuboneye tukumva turihagije, ariko nyamara tuba twaragize impamvu imwe ituma tumera gutyo, nuko tuba twaramaze kwiyobora, twarimuye Imana mu mitima, twaramaze kubona ko twebwe ahari ari twe twiremye, twifiteho n'uburenganzira n'ubushobozi. Ariko nyamara iyo turebye mu byanditswe byera tugasubira muri Bibiliya itwereka neza ko hari aho twibeshya. Hano ijambo riratubwiye ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize icyo imitima yabo irarikira. Imana igitureka ngo twibere mu mimerere yacu. Kandi nyamara iyo tumashije kwemera kuyoborwa n'Imana, bijya biba byiza, bigatuma imitima yacu icya, tukabasha gusobanukirwa n'Umwuka Wera agatura muri twe, tukamenya icyo dukwiye gukora. Rero igituma Imana ireka abantu bakirara nuko mu mahitamo Imana yahaye umuntu harimo kwihitiramo ibikorere. Ariko ngo Imana noneho yo iyibonye imikorere y'abana b'abantu imaze kuba mibi, ndetse ikabona batagishaka kuyumvira, ngo nicyo gituma ibareka ngo bakurikize imitima yabo irarikira. Akenshi twe dukurikira amarangamutima yacu bigatuma tuva ku Mana. Nyamara umutwe w'amagambo watubwiye ngo ni ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana mu mitima. Ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Nge nongeyeho mu mitima kubera ko abantu Imana ubundi biguhe gutura mu mitima, tukabana nayo amanywa na nijoro, bigatuma tutagaragarwaho umugayo mu gihe Imana itureba. Ariko uyu munsi twebwe twarikunze, abantu turirara, abandi twimura Imana. Ndetse ijambo rirakomeza rikavuga ngo nicyo cyatumye bakurikiza iby'imitima yabo irarikiye, bagakora ibiteye isoni, bonona imibiri yabo, ngo kuko baguranye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, ngo bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema. Iyi ariyo ishimwa iteka ryose. Amen. Haleluya. Iyo ndi gusoma ibyanditswe njya nongera nkasubiramo imbaraga. Iyo nsomye nkumva neza amagambo nkayuza. Ahangaha ni ukuvuga ngo iyo Imana tuyinaniye twe, iyo ntabwo idushyiraho pressure, ahubwo iratureka pe. Ikavuga ngo kuko umuntu yanze kunyumvira, ntigushyireho igitugu, ikakureka ukirara, ngo ugakurikiza ibyo urarikira. Ngo noneho ngo ibyo ngibyo bikagutera kwimura Imana, ugatangira gukorera abantu no kubaramya, ugatangira kumva ko amafaranga wayarutisha Imana, ugatangira kumva ko kuko inshuti yawe nujya gusenga cyangwa ujya kwihana iri bukurebe ikakugaya, cyangwa se ikakurebera mu yindi sura, bigatuma uyirutisha Imana, ukimura Imana, ukimika inshuti, ukimika abantu, ijambo ryatubwiye ngo tukabakorera. Rero ntabwo ari uko tubakorera imirimo y'ingufu, ahubwo ni uko twemera kuyoborwa n'abantu kuruta kuyoborwa n'Imana. Uyu munsi rero icyo nakuzaniye ni ukugira ngo tumenye neza icyo dukeneye agakiza, kugira ngo tureke kuba abanyabyaha. Ijambo twasomye muri Yeremiya ryo ryatubwiye ngo umunyabyaha reka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira, kugira ngo yiyunge n'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Niyo mpamvu uyu munsi
niba umaze kubona iri jambo birashoboka ko waba wari warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ukagera igihe ugasubira inyuma ukagira intege nkeya ugatangira gukora iby'umutima wawe urarikiye cyangwa wifuza, bikagutera kwimura Imana. Ubundi iyo ukomeje ugasoma ibyanditswe byera ukagera mu Baheburayo mu gice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 12 havuga ngo uyu munsi bikitwa uyu munsi duhugurane bikitwa uyu munsi ngo tutazaba nk'abandi bimuye Imana bikabatera bikunze bakihugiraho bikabatera kwimura Imana mu mitima. Uyu munsi nagira ngo tuganire kuri ibi bintu rero. Niba dukeneye kwihana, niba dukeneye gukizwa ndetse tukaba dukeneye agakiza, dukeneye kugira ngo twihane ibyaha bigishoboka uyu munsi. Ijambo ryatubwiye ngo umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka Imana nawe azamugirira ibambe. Muri Yesaya tugeze kuri Yeremiya, umubumbyi twabonye iburyo mubumbyi we yararimo arabumba ikibumbano kikamuhombera mu ntoki, yarangiza ngakongera agafata rya bumba akarigenza uko ashaka. Ubwo niko Imana idufite. Yavuze ngo none ngiye Uwiteka sinabasha kugenza nkuriya mubumbyi, ngo namwe abantu niko mumeze mu kiganza cyanjye, nakugira uko nshaka. Rero uyu munsi niwemerera Imana iraguhindura ibyo wibwira cyangwa se uko wibona ukabona wararengeranye, ntago igihe kirarangira, haracyari igihe cy'imbabazi. Imana iradukunda, Imana iragukunda, niyo mpamvu uyu munsi ishaka ko wihana ugakizwa ukakira agakiza. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Bikitwa uyu munsi nyemerera uhindukirire Imana kugira ngo ikubone nk'umukiranutsi, ikubone uboneye mu maso yayo. Njya mbabazwa cyane n'abantu bari mu gahuge muri iki gihe cya none, ntibarebaho igihe kigeze. Turi mu gihe gikomeye, ubwo ushobora kuba warabwiwe ko igihe kizagera kujya gusenga bikaba impamvu bikaba ndetse n'ikibazo. Ntabwo twebwe abantu turi kugenda ngo tugendane n'igihe tugezemo, tubanze dushishoze dufunguke ku maso. Impamvu ni iyihe rero? Twamaze kwimura Imana, ntitukigira Mwuka Wera adukora ku maso ngo tubashe kumenya ibyo twabwiwe. Twibuke ibyo twabwiwe mu gihe cyo gusenga, twibuke ibyo twabwiriwe mu byumba by'amasengesho, twibuke ibyo twabwiriwe mu nama z'ababyeyi bakiriye agakiza. Ibyo byose ntabwo turi kubasha kubibona kubwo abantu bari mu gahuze, abantu bari mu gahuge, abantu bihugiyeho, abantu bari gukora ibijyanye n'iby'imitima yabo ishaka, ntibagishaka kuyoborwa n'Imana. Nagira ngo bikitwa uyu munsi unyemerere mwene data duhindukirire Imana, tubashe gukora ibyo Imana ishaka. Ahari uyu munsi Kristo aramutse aje agasanga uri maso, yabasha kuguhereza ingororano z'igihe wavunikiye. Aha abantu baravunitse, ndabizi waranavunitse, wemera Imana, ujya mu bibazo, urababazwa, urakena, urasonza, ariko ntabwo ari uko Imana yashimye ko usonza, ahubwo nuko igihe cyawe kitaragera. Rindira ugume ku Mana, we gutakariza Imana icyizere, kuko ijambo ry'Imana ryo ritwereka ko Imana iradukunda, yabasha guhindura umuntu wese uko ishaka, kuko uko umubumbyi abumba ikibindi niko Imana yabasha kukubumba, ni nako Imana yabasha kubumba umutima wawe wamaze kumeneka. Nyemerera wongere ugarukira Imana, nayo rwose irakwegera kandi ikugirira ibambe. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ryatubwiye ngo ugarukira Imana nayo irakugirira ibambe, ngo kandi ugarukira Imana ngo irakubabarira rwose pe, kuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi kandi Imana iracyadukunda. Imana idufashe kandi tugirire neza. Turacyari ku byanditswe byera, turacyari ku mutwe w'amagambo uvuga ngo kwihana, gukizwa ndetse n'agakiza. Kwihana ni kimwe, gukizwa ni ikindi, n'agakiza ni ikindi. Uyu munsi unyemereye ukamara kwihana, maze wamara kwihana ukakira agakiza, hanyuma ukabaho nk'ukijijwe, Imana ikatugirira neza cyane. Nyemerera rero dukomeze dusoma n'aya magambo, turebere hamwe n'ubundi icyo dukeneye gukora. Mu Baroma ho hatubwiye uburyo Imana itubona, ngo Imana igireka tugakurikiza iby'imitima yacu irarikira, ngo ikabona ko ngo nicyo cyatumye Imana ibareka, yaretse abantu bayo abari bariho muri icyo gihe ngo bakurikiza iby'imitima yabo irarikira, ngo bakora ibiteye isoni, bonona imibiri yabo. Uyu munsi nibaza ko niba tugendana, niba tutari guca hirya ngo twirengagize ukuri, tubona abantu benshi bamaze konona imibiri yabo, bamaze konona ingeso zabo n'imibiri yabo. Kandi twabonye neza mu cyigisho cyashize, tureba mu itangiriro mu gice cya 6, tubona ko Imana yabonye abantu ngo ibona ko bamaze kuba babi cyane, ihitamo kuzarimbura isi yaremye kubw'ububi bw'abantu. Rero niba nubu ikibasha kubona abantu ikabona ko bononye ingeso zabo, bononye imibiri yabo, ntabwo Imana irareka guhana, kandi Imana ntizareka guhana n'umunsi warimwe. Niyo mpamvu ivuga ngo nimugarukire Uwiteka bigishoboka.
umunyabyaha areka ibyo ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, ngo agarukire Imana nayo iramubabarira rwose. Rero niba twarabonye ko isi yo ku bwa Nowa yarimbuwe kubwo ko abantu bari bamaze kuba babi, tukaba tumaze kubona ko n'isi turimo nayo yamaze kuba mbi, tudaciye kure ibiri muri iyi si yacu ntaho bitandukanye n'ibyo ku bw'isi yo ku bwa Nowa, ndetse bisatiriye kugera ku bw'isi cyangwa ku bw'igice cya Sodomu na Gomora, ubwo abantu bari bamaze kuba babi, nabwo batangiye kuryamana abagabo ku bagabo, batangiye guhinduka indashima, batangiye kugira ibyaha by'indengakamere, ubwo ubusambanyi bwari bwaraganje, ubwo ubwicanyi bwari buganje. Ntaho bitandukaniye n'iyi si yacu turimo, kuko ubwicanyi bumaze kuba bwinshi, ubugambanyi bumaze kuba bwinshi, intambara zibaye nyinshi, ibyaha bibaye byinshi, ubusambanyi birakabije rwose, kugeza ubwo uko umuntu wamaze gusobanukirwa neza yakwiye kubaho yubaha Imana, kugira ngo ubwo izatungura abantu izasange byibuze ari mu mwanya muzima, ahageze ku gihagararo gikwiriye cya Kristo. Nkunda gukoresha igihagararo gikwiriye cya Kristo kuko yaje atubera urugero. Kristo yabanye natwe kugira ngo hatazagira uvuga ngo ibyo biragoye, yagira ngo azatubere urugero rwiza rw'uko nawe yabibayemo kandi akabishobora. Rero nawe niba wumva utsinzwe n'urubanza, ukeneye kwihana, ukeneye guhindurira imimerere yawe, ukeneye kumvira Imana nk'uko ariyo yakuremye kandi gufiteho uburenganzira, gufiteho n'ububasha, hindura imimerere yawe, wemerere Imana ikuyobore, ureke gukurikiza ibyo umutima wawe urarikira, ureke gukurikiza inyungu zawe, ahubwo ushaka Imana bigishoboka bikitwa uyu munsi. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Turacyakomeje kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka n'ubundi twongere dusome mu gitabo cy'Abaroma, dukomeze hepfo gato, tugeze hano ku murongo wa 26, ngo nicyo cyatumye Imana ibareka bararikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Imana idufashe cyane. Turacyakomeje. Reka twongere dusome nanone ibyanditswe byera, turebere hamwe mu Befeso mu bice byaho 2 ku murongo wa 3. Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 3, naho tuhasome turebe noneho icyo Imana dushakaho bundi bushya, kandi turebe uko Imana ihagaze muri no minsi, ukireba abantu bayo. Ahari uribaza ko Imana itagihana, uribaza ko Imana yabyihoreye, uribaza ko Imana ahari ni mukuru wawe, wowe wamaze kubona ko ntacyo bivuze, urakora ibyaha uko wishakiye, ariko nyamara ukwiye guhindura imyitwarire yawe, ukwiye gusubiza ubwenge inyuma, ukwiye gusubiza amaso inyuma, ugasaba Imana kohereza Mwuka Wera kongera akagukora ku maso. Hari igihe wabaga wari ufite igihe cyo kwerekwa, uyu munsi kubw'ibyo wagiyemo no konona imibiri yawe, birashoboka ko waba warasubiye inyuma ukaba ntacyo ukibona, ariko ukeneye kongera gukorwa ku maso bundi bushya, Imana ikakwereka icyo ukwiye gukora. Reka dusome mu Befeso mu bice byaho 2, ku gice cya 2 turebe n'umurongo wa 3. Imana idufashe kandi tugirire neza. Igice cya mbere, igice cya 2, ijambo riravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Amen, haleluya. Gukizwa n'ubuntu bikitwa uyu munsi, tubonye byinshi, tubonye ingero nyinshi, tubonye ukwiriye gukizwa uwo ari we. Ukwiriye gukizwa twasanze ko ari umuntu wese Imana yaremye, kuko imufiteho ububasha, ariko tumeze mu kiganza cyayo. Noneho tugeze mu Befeso ho, umutwe w'amagambo uratubwiye ngo gukizwa n'ubuntu. Kugira ngo wakire agakiza, kugira ngo wihane, kugira ngo ukizwe n'ubuntu. Birashoboka ko waba ari bwo bwa mbere ugiye kwakira agakiza, birashoboka ko waba ari warakizwe ukaba warasubiye inyuma. Nyemerera tuganire kuri aya magambo, dufate icyemezo kugira ngo tutazatungurwa. Imana idufashe kandi tugire neza. Ntabwo ari umwanya wo kwirara, ahubwo ni umwanya wo gukorwa ku maso bundi bushya, kuko abafite abasenze, ababanye n'Imana bafite ibanga. Hari ahantu, hari ibyo bibitseho Imana yababwiye bidashobora gutuma batana ngo birare, ariko ndagira ngo n'abaguye bari bafite ayo mabanga bongere basaba Imana gusubiza umutima wabo ku kigero gikwiriye, kugira ngo bongere bisubiremo, bisuzume, babashe kongera guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani.